mibare yagaragajwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 ADPR yageraga abakristo bagera kuri miliyoni 2,820 n'abantu 813 ku rwego rw'igihugu. Mu isuzuma ry'imibereho mu Rwanda 2020 Consensus ADPR yagaragajwe ko ari idini rya kabiri mu Rwanda mu kugira abayoboke benshi ku gipimo cya 21.3% y'abaturage bemeza ko imyemerere yabo ari ADPR. Aba basengeraga mu matorero agera ku 3141 cyangwa Rock Church, ibyo bita paruwasi. Ku rwego rw'igihugu ADPR yari ifite abayobozi bakuru nk'umushumba mukuru cyangwa senior pastor Isaac Ndayizeye, umushumba mukuru wungirije associate senior pastor Eugene Rutangara, umuyobozi nshingwabikorwa executive director Herman Budingiri, umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi cyangwa HR admin Vestina Gatesi, ndetse n'umuyobozi ushinzwe imari n'imishinga finance project Beatrice Uwizeyimana. Iyi ADPR igira amahame menshi igenderaho. Ijambo ry'Imana niryo shingiro rya byose. ADPR yemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ryuzuye ukuri, rikaba ari ryo riyobora imyemerere, imyitwarire n'imiyoborere mu itorero. Ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu niwe mucunguzi w'abantu, yapfiriye ku musaraba azira ibyaha byacu. Uwemeye Yesu Kristo akakira agakiza mu buryo bugaragara n'ubuhamya, uyu ni ububyawe bwa kabiri. Bahaye ikaze mu kiganiro cyacu, bibutse ko dukandire subscribe tujye tubana buri munsi. Nje nitwa Jonathan, bahaye ikaze. Niba utari umwadeperi uziranye n'umwadeperi, niba mutaziranye ujye ubabona bajya gusenga ku cyumweru cyangwa indi minsi bakoraho amateraniro. Iyi myemerere yatangiye mu mwaka w'1940 ubwo abamisiyoneri b'Abasuwede Swedish Pentecost Mission batangiye umurimo wa Pentecost cyangwa ivugabutumwa mu Rwanda, bawushinga igihundwe mu cyahoze ari Rusizi muri Cyangugu. Nyuma baza gushinga itorero rikuru mu gihugu hose bagita ADPR, Association des Églises de Pentecost Rwandaises, cyangwa ihuriro ry'amatorero ya Pentecost mu Rwanda. Aha mu cyahoze ari Cyangugu mu karere ka Rusizi iburengerazuba, umuntu wa mbere wemeye kwizera no kubatizwa muri iyi missionnaire n'uwitwaga Rudolfiko Sagatwa, yabatijwe n'umumissionnaire witwaga Alvarind Scott ku itariki ya 31 Mutarama mwaka w'1943. Naho bigeze mu mwaka w'1960 missiono ya Missionnaire Libre Swedish yarahindutse ibiyo guhagarara amatorero ya Gikristo mu Rwanda hose. Mu mwaka w'1962 habayeho kwiyandikisha ku buryo bwemewe kuri tariki ya 10 Ukwakira muri uwo mwaka, ubwo yandikwaga nka ADPR. Mu mwaka w'1984 tariki ya 6 Mutarama muri uwo mwaka, amatorero atandukanye ya Pentecost mu Rwanda yariyunze ashyira hamwe status imwe, abona izina rya ADPR, Association des Églises de Pentecost y'u Rwanda. Amategeko ya ADPR yaje guhinduka aravugururwa mu kw'imyaka yagiye ikurikiraho, mwaka w'1998, mwaka w'2005 ndetse no mwaka w'2010. Iyi ADPR yakomeje gukura iraguka, igira amashami menshi mu gihugu hose, icyo bita Rock Church, paruwase, ururembo n'ibindi. ADPR yakomeje kugaragara nk'itorero rinini kandi rikunzwe mu gihugu kugeza mu mwaka w'2022, aho yari ifite amatorero cyangwa za paruwasi zigera ku 3141 zikorera mu turere twose tw'u Rwanda, kandi ikaba ivuga ko yari ifite abaturage cyangwa abakristo barenga miliyoni 2,820 n'abantu 900 ku rwego rw'igihugu. ADPR ntabwo yibanda gusa ku gusenga gusa, igira ibikorwa byayo birimo guteza imbere imibereho y'abakristo n'abaturage muri rusange, ibijyanye n'uburezi, ubuzima, iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza. Bimwe mu bihe by'amateka bitazibagirana muri ADPR. ADPR yatangiye umurimo w'ivugabutumwa rya mbere mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1967 ku itariki ya 21 Mutarama mwaka w'1968. ADPR yakiriye itsinda rya mbere ry'abakristo 16 babatijwe mu mazi mu nyubako ya mbere i Kigali mu itorero rya Gasave. Bigeze mu mwaka w'1972 hubatswe inyubako zikomeye za ADPR Kigali, Nyarugenge, Igasave, bituma ADPR ifatwa nk'itorero rikomeye cyangwa igera ku indi ntera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gushimangira amabwiriza ya RGB, ADPR ubwayo nayo yashyize amabwiriza agenga ko nta muhanzi wemerewe kuba umuhanzi uri munsi y'imyaka 18, ndetse ashyiraho amabwiriza agenga amatsinda y'amakorali
ashinzwe kuramya n'ivugabutumwa yemeza imyambarire, imyitwarire bigomba kugenderwaho kugira ngo aya makuru araririmbe. Ibi bishobora kuba igisubizo cya RDB cyangwa na leta y'u Rwanda isaba gushimangira ko amatora afite ubuyobozi buboneye, inyubako ifite umutekano, abayobozi bafite ubumenyi bukwiye n'imiyoborere iboneye mu matora agomba kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa muri ADPR hashobora kuba harimo izindi mbogamizi zigomba kwitonderwa. ADPR ishobora kuba ifite ubuyobozi bwo guhangana n'aya mabwiriza ku rwego rw'itorero rinini cyangwa ku rwego rw'igihugu. Gusa hari andi mashami cyangwa amatorero mato cyane byashobora kuba bisa nk'ibibangamye cyane, bishobora gusaba amafaranga menshi, imyiteguro, impamyabumenyi cyangwa kuba inyubako nshya. Ibi bishobora gushyiraho igitutu ku bapasiteri n'abayobozi b'amatorero. Abantu benshi mu itorero cyane cyane abasanzwe bari mu byaro bafite ubushobozi buke bwo gushyira amafaranga mu nyubako, kuba cyangwa kwishyura amafaranga asabwa na leta yo kwiyandikisha, gukemura ibyangombwa, gutunganya n'inyubako n'ibindi. Ibi bishobora gutuma amatorero amwe asubira mu nzira yo kwihisha cyangwa se mu nzira yo guhagarikirwa ibikorwa yakoraga. Hari na bamwe bavuga ko aya mabwiriza atari ayo gufasha amatora, ndetse hari n'abayobozi bavuga ko aya mabwiriza atari ayo kubaka indangagaciro za gikristo n'iz'iyobokamana, ahubwo ari ayo gucunga amatorero. Ibi bigatuma batakaza ubwisanzure bw'amatorero. Iyo dusomye ibyanditswe byera nk'uko byanditswe na Matayo igice cya 7 ku murongo wa 16 haranditswe ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku mutovu? Naho umuhanga w'umunyabwenge wabayeho mu gihe cya Yesu wanditse zimwe mu nkuru za Yesu Kristo ndetse n'izindi muri icyo gihe witwa Luka yaranditse ageze ku gice cya 6 ku murongo wa 44 arandika ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo, ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Ibi nibyo bituma ADPR nabo tubamenyera kuri izi mbuto bera binyuze muri aya mahame 10 bagenda. ADPR nabo uzabamenyera kuri aya mahame y'ingenzi bagenderaho. Ihame rya mbere muri ADPR: ijambo ry'Imana niryo shingiro rya byose. ADPR yemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ryuzuye ukuri, rikaba ari ryo riyobora imyemerere, imyitwarire n'imiyoborere y'itorero. Ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu ni umucunguzi w'abantu, yapfiriye ku musaraba azira ibyaha byacu. Uwemeye Yesu Kristo akakira agakiza mu buryo bugaragara, uyu ababonye ubuhamya bumwemeza akavutse bwa kabiri. Ihame rya gatatu: umubatizo w'amazi menshi. ADPR yigisha abantu ko kubatizwa binyuze mu kuzamurwa no kumanurwa mu mazi menshi nk'uko Yesu Kristo yabatijwe, ibyo bita full immersion. Umubatizo n'umwuka wera. Umwuka wera ni inkingi zikomeye mu nyigisho za Pentecote. Bemera ko umwuka wera aha umukristo imbaraga, impano, ubutware, ubuhanga bwo gukora imirimo y'Imana. Ikimenyetso cy'ibanze gikunze kugaragara ni ukuririmba ndetse no kuvugira mu ndimi cyangwa se speaking in tongues mu rurimi rw'amahanga. Impano z'umwuka wera, gift of Holy Spirit. ADPR yemera kandi idashidikanya ko ijambo yemera ubuhanuzi, gusengera abarwayi, gukiza mu izina rya Yesu Kristo, imirimo y'ibitangaza cyangwa miracles, ndetse no kwerekwa n'ubuhamya. Byose ibi biremewe mu itorero rya ADPR. Ndetse ADPR yemera ivugabutumwa ndetse no kugenda ukwirakwiza ubutumwa. ADPR ishingira cyane ku ivugabutumwa ndetse no guhagarara imbere y'abantu ugahamya ibya Yesu Kristo binyuze mu iteraniro, crusades, gutanga ubuhamya, evangelist ndetse n'ivugabutumwa mu midugudu myinshi igiye itandukanye. Ihame rya gatanu niryo bita ubutungane cyangwa the holiness. Umukristo asabwa kuba mu buzima butagatifu, kutararikira iby'isi, kurwanya ibyaha, kwirinda ibyaha byo ku mubiri ndetse n'ibyo ku mutima, ndetse no kubaho ubuzima bwo kwiyeza buri munsi, ibyo bita kwatura. Ihame rya 8 ni kwera ndetse no kwitabira imirimo y'itorero, serves God's actively, ibyo bita gutanga icya 10, gufasha abakene, gushishikariza ibikorwa by'itorero ndetse no kurinda ubumwe n'amahame y'itorero. Ihame rya 9 rivuga impuhwe z'urukundo. ADPR igaragaza ko urukundo ari umusingi ukomeye, gufasha abababaye, gufasha abarwayi, imfubyi, abapfakazi, guteza imbere imibereho myiza bishingiye ku burezi, kwizigama, ubuhinzi ndetse n'indi mirimo myinshi itandukanye. Ihame rya 8 ADPR igenderaho ni gutekereza ku kugaruka kwa Yesu Kristo cyangwa ibijyanye n'iminsi ya nyuma, icyo bita imperuka. ADPR yemera ko Yesu Kristo azagaruka bwa kabiri mu isi nyuma yo gupfa
yo kuvuka agapfira ku musaraba ndetse akanazuka agasubira mu ijuru, bemera ko Yesu Kristo azagaruka. Uyu azagaruka azukana n'abapfuye bose bazazuka, abamwizeye bose bajyanwe mu ijuru, ubwami bw'Imana buzabaho iteka ryose. Buri mukristo wese agomba guhora yiteguye ko Yesu Kristo azagaruka. Aya mahame 10 nuyabona ku muntu uzakeke ko ari umu ADPR, gusa ntuzahite ubishimangira, ahubwo uzamwegera umubaze. Mu bikorwa by'ubugiraneza ADPR igenda ikora ntabwo byose twabivuga ngo tubirangize, ahubwo igiheruka va muri uyu mwaka wa 2025 ADPR yahaye impanuro n'ubufasha muri Nzeri mu karere ka Ngororero. ADPR yahaye abapasiteri bagejeje mu zabukuru inka zigera kuri 15 n'akarago k'icyubahiro mu murimo bakoreye muri ADPR. Ibi bikaba ikimenyetso cy'uko bakomeje kubera urugero abandi bapasiteri bashya bari kuzamuka muri uyu murimo w'Imana muri ADPR. Ndetse hari n'inyubako n'amatorero mashya afite ikoranabuhanga mu mujyi wa Kigali ari kubakwa. Urugero ni nk'inyubako nshya y'itorero rya ADPR Gatenga igiye kubaka Kicukiro, ikazaba ifite ibyumba by'ibyubahiro, amajwi meza, sound system n'ibindi bikorwa by'ubuhanga modern and eco friendly. ADPR imaze kuba kimwe mu ngenzi mu matorero ya Pentecoste ndetse kuba ifite amatorero menshi, amashami hirya no hino n'abakristo benshi. Iri torero rishishikariza abakristo kugaragaza ukwemera no kugira uruhare mu guteza imbere sosiyete mu burezi, ubuzima, imibereho myiza n'ibikorwa by'urukundo, bityo bikaba bifite uruhare mu iterambere ry'igihugu. Iyo dusomye ibyanditswe byera nk'uko byanditswe na Matayo igice cya 7 ku murongo wa 16 haranditswe ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Naho umuhanga w'umunyabwenge wabayeho mu bihe bya Yesu wanditse igitabo cya Luka, uyu yageze ku gice cya 6 umurongo wa 44 arandika ati igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo, nibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Ibi nibyo bishatse kuvuga ko ADPR bagaragazwa n'imbuto bera binyuze muri aya mahame bagenderaho 10. Nk'uko natwe uzatumenyera ku biganiro byiza nk'ibi. Iyi ndabashimiye, nje nitwa Jonathan, tuzabane mu bindi biganiro.